Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. Agahinda cyangwa unyumve neza. Nshaka kuguha amafaranga miliyoni 50. Yongeyemo miliyoni 50. Wait, tuzi. Nshaka kuguha amafaranga miliyoni 50. Vuze? Nshaka kuguha amafaranga miliyoni 50. Nkaguhitiramo igihugu ujya kubamo, nkagushakira visa mu ibanga rikomeye riri hagati yanjye nawe. Njyewe ukanshakira visa. Nyumva neza. Tuza petit frère, tuza. Nshaka kuguhindura life, uri kunyumva neza. Nshaka kuguha miliyoni 50 kujyana mu gihugu naguhitiyemo, nkagushakira visa gasigavanira mushiki wanjye utabimubwiye. Uri kunyumva? Ugafunguye umunwa wawe ugakora deal ukagenda utabimubwiye. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Vanessa series. Mbere ko mureba episode ya 21 mutwemerere tubagezeho ijambo ry'Imana mu mwanya utarenze umunota umwe gusa. Tugiye gusoma ijambo riboneka mu Bakorino igice cya 2 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 7. Haravuga ngo kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Naho ibyo tureba byaba bitwihebesha, kwizera kwacu abamenye Imana gutuma tudashidikanya yuko nta kinanira. Ikintu kiranga umukristo cyangwa se umwizera ni wa muntu naho yaba ari mu bibazo gute, yizeye Imana ko izabikemura, yizeye Imana ko mu gihe runaka bizashira bikava. Iyo mwabwiriwe mudafite icyo kurya, mama wakakubwira ngo nubwo twabwiriwe ariko ni mugoroba turaza kurya, kuki mubyizera ukabuzi ko nubwo utari ari kuri buze kurya ni mugoroba. Ese kuki tutizera Imana? Niba uyu munsi bitameze neza ukaba wizera, kuki utizera ko ejo bizaba bimeze neza? Ikintu rero kiranga umukristo ni ukwizera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hello, warakundaga nubwo urwo rukundo rutakiriho, ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo hari byinshi mbona bikunyibutsa nkabura aho ngana. Umva nako urabona, j'ai une question t'ai posée, écoute-moi Anna. Ase buri munsi uzajya uje kwishyuza ngo ase ivane mbabarimbwira buri munsi uzajya ntushobora kuza hano utaje kwishyuza. Just wait. Ewe umwanya tumaranyanga si munini. Mu byo twaganiriye nigeze nkwishyuza. Ntabwo wanyishyuje. Ariko se ukunda amafaranga, ariko ese kuri umukire wajya uduharira twiga amafaranga kandi twe tuyakeneye. Nyine uvuga ngo ndishyuza, njye nigeze kwishyuza ni segonda na rimwe. Yego Vanilla. Wagezeyo? Umva rero mubwira ikintu kimwe, sibyo? Ibyo byose ndabyumva wambwiye nibyo. Vanessa, ntukitware gutyo. Ntabwo ngenzwa n'amafaranga nshuti yanjye. Nari ngukumbuye se kukureba cyangwa tuganire. Ubwo ushatse kuvuga ngo kuki ngo ntaje mu nzu ngo? Ukaguma hano. Nanjye ngo urabona mu rugo wanyu bari abantu benshi kandi ashaka tuba turi njye nawe twenyine. Nta kibazo? Nta kibazo. Birakwangamiye? Ntabwo birakwangamiye. Ubwo rero ufite ikibazo kuje kwishyuza. Jesus. Ntabwo nabigukorera. Mbasa ahubwo. Mukuru ya Gael.
rero nyine ari aho ntabwo ameze neza nyine tuba turi aho turi kumusengera ngo tuzarebe ko hari icyahinduka ariko nyine ntabwo yavuye kwa muganga atameze neza. byose hari icyizere cy'uko ejo wenda yakongera akagarura imboni ze. kuba waranduye ntabwo bivuga ko ugomba guta ubuzima, ntabwo bivuga ngo ugende wihebe cyangwa se ngo ugende ukora ibidakora. wowe jya kwa muganga baguha imiti bari buguhe, nuyikurikiza ukazayifata neza ndumva ubuzima buri bukomeze kandi bikagenda neza. ibintu ukomeje kuvuga ngo ugiye kwirukana abakeri, ngo ugiye kuza hano muri uru rugo ngo ubirukane, mva rero mubwire ibyo bintu uri kuvuga ngo ugiye kubirukana, ngo ugiye kugira gutya na gutya, ibyo ngibyo bireke, nta kintu biri bukumare, nta n'umusaruro biri bugure. ahubwo ngiye ikintu nakubwira, reka ibintu byo kwiheba. urebye dutegereje ko Imana izagira icyo ikora pe, twebwe nk'abantu turareba ubwoba bukatwica, twamujyanye kwa muganga urabizi ko yamazeho igihe, n'ubu dutegereje ukuboko kw'Imana. ko ari umwana mwiza buriya n'Imana izabivamo. Imana izabivamo kandi nanjye nta nubwo mba nirirwa mu rugo, mba nirirwa ngenda nshaka akazi, nanjye kubaho nta kazi mfite nyine ntabwo nuje. niyo mpamvu noneho wabuze. nabyo byaba impamvu. kumbe niyo mpamvu wabuze. ako nizere ko utandakariye kubera nakubwiye ngo uje kwishyuza. ok merci. asobona ndi gifura kubyonera akazi kandi tugukunda. ushobora gutekereza nateguye umwanya wanjye, nafashe umwanya wanjye ndaguhamagara kuri telefone, mfata n'undi wo kuva mu rugo nje kukureba, none ubifasha nkaho mba nje kwishyuza, so bikaba byakura akazi. ibyo ntabwo byandakaza mama. ahubwo gusa ko utajya ngo nzaguhereza no, ejo bundi nanjye nzaza tukuyaga, nuko igihe cyo kwaka amafaranga y'umutekano kitaragera, ariko mu cyumweru gitaha uzangaruka. bizakugarura. ok ntacyo. akazi nibamara kukabona, yenda umwe muri bo nabona akazi bakaba bashobora kuba bakwishyurira inzu, nibwo ushobora kuba wabasezerera. ndumva icyo ngicyo ari cyo kintu cyiza wakora kugira ngo tuvuga ngo ugiye kubasezerera ngo gutya na gutya, oya wizane imiti utahe, ibintu byose ubikore bucece, ntihagire n'umenya icyabaye. umuntu iyo yakurikije ibyo muganga yamubwiye arakira. nusanga ntahari mama bahari cyangwa keri ega mwebwe muri famiye intanga rugero hano muri karisiye dufite nta kibazo nabagiraho mwebwe. reka ibyo tureke iby'akazi twigarukire kuri njye nawe. ino minsi urambonera akanya umwanya ariko umwanya nyine uragoye kubona, ariko wowe sinawubura kubera muri iyi minsi mfite utuntu tw'utura kandi kugenda nkora nshakiramo n'akazi, ariko nakoresha uko nshoboye umwanya wawe wose uburi. uri umwana mwiza kandi uzi n'ubwenge, ntabwo byakumenyera rero nzabishobora. singwa reka mba ngukumbuye na ugomba kunshakira uko waratwanze. no ndenda kukwanga ariko cyangwa kubanga. ntabwo kiza kutureba buri munsi, niba akazi kenshi nawe reka ntabwo buhari cyane, ntabwo mba mpari. kera mubwire nanone mukorose kampasi kwino ngwino wese ngwamo. kuri biti ni sawa meze fresh cyabiraca muhari kurya bikira kuri kugashya sino nakurusha. Jesse nikora sport ahubwo kwera amaze iminsi mu Rwanda byarangoye kwera utugabona afite inaha twinshi byarataye. nakubona ariko nawe umeze neza. Shagene kutajya amafaranga n'ibi byatari, urebye ukuntu yari alimentation ari kuyigurisha amafaranga y'urusenda. Ayasavuga man yaba shaya higaga hijanja ko kuntu hano umuntu wabura aho miliyoni 2 ngo tubwira alimentation.
I'm good, meze fresh nari. Kabura dusuye. Ndabasuye kabisa. Ariko uba hano hafi. Uba hano hafi. Oya, ntabwo mba hafi gusa nuko mba mfite transport biroroha. Gusa nuko imihanda yanyu ari mibi kuparika hano bijya bigora kugira amagezi imodoka, niyo mpamvu mba nayishyize hariya. Hari icyondo gikabije. Hari icyondo cyane ku buryo imodoka ikora hasi. Ako miliyoni 2 wazikuraho. Abandi bamama bafite abakobwa b'ibyuki baka nkayo koko bigize umusore ku ngufu. Byaba tuziranye sha. Na basore ufite. Nyuma yo gusa. Reka dutegereze. Hanyuma none nkubwiye ngo uzanye akora ikibazo cyawe. Nta muntu uri hariya. Mfase. Beriseri wawe nyine. Ndavuga vanira. Noneho yakonje. Nta gihari. Yakonje. Sinzi ikintu cyamubayeho. Niba byageze gute ntago mbizi gusa nyine urabona ko ubuzima bwamuhindukanye kandi urabizi ko yarakaye zo bihinduka umutuku. Asanga ya business by'iwabo byahombye. Hajya umbwira by'abakiri. Uzi ukuntu yambwiye? Narimo baje nyine musanze nyine ngira umwana mwiza. Nanjye arambwira ngo famiye yiwabo ngo musaza we yahita yangirika. Iza modoka agenda mu mbona yasikodesheje ku kwezi. Rero yangiritse. Abantu mbona narakodesheje naho ari ibibazo. Abanyanyi niyo mpamvu yigengesero mbara yisize hariya n'ubundi amasikaye minota ingana. Isuki isansu bivamo. Buri munsi. Zo kudusura. Oya na lisansi nabyajyanye. Kubera ko n'ubundi ahantu ruga ariko ntabwo ari kure cyane. Agari kure kabisa. Jewe mbona ibyari kuba byiza bari kuzaza hano se nk'aba kuko nyine nibaza ukuntu uva hanze ukaza ugakodesha apartment iguhenze ukodesha amamodoka ukodesha iki atari ukwivuna. Mfite apartment n'undi hano hirya kandi ikindi nkunda kubera gahunda mfite n'uburyo mbona setinze ibintu nkunda kuba ndi njyenyine kugira ngo nkore gahunda zanjye neza. Anafite amafaranga nuko bagomba gutekereza amafaranga nuko mama dutekereza ngo abadiaspora dutavara mwanya yise negiranye ibintu byose ubone kumva abantu bagiye byica numva amafaranga ko bara savings ukuntu. Oya ntabya apartment ntabwo zihenda ntabwo nkunda kuba ahantu hanitse kuko mba nje guhendwa cyane ari kujya muri hotel ariko nafasha apartment hafi n'ubundi ntabwo ngora cyane ahubwo se Gael arahari ko namushaka. Gael arimo ngo gutwitanga uburaya ngo mu Rwanda ibintu utamya ngo ni ibiki ngo yashatse akagabo k'amafuti. Umusaza we ntabwo yishimiye Gael kubera kuba ari byo bari kumuziza kuba ari kumwe na Gael wenda akaba ari byo umusaza we yamubwiye niwabo bikaba byarageze ku babyeyi babo akaba ari byo wenda byarakaje Vanira. Reka nkubwire Vani nubwo ndi umunyamafuti Jemba numva nakubaha umwana wanjye yakunda umuntu udafite akaguru yakunda udafite akaboko nkubaha amaranga mutima yiwe nkubaha n'urukundo akunda umuntu ntose bira bintu bitwaye ubwo hari ikintu ugomba kumenya ntabwo urukundo rwonyine rwubaka urugo warubizi nabyo rwubakwa n'iki se mukobwa warubatse ndagukunda cyane rwubakwa n'iki bifitiye amakuru ntabwo urukundo rwonyine uziko nta makuru ufite sebe ko muri ubwenge bwawe ugenda urushaho kubita iwerewere. Mbese reka mubaze mama urukundo rwonyine rwakwishyura inzu. Komeza nawe ndagusubiza. Okay mama sunkunda ndagukunda sinkukunda tuzave muri iyi nzu tugende dushaka kandi ahantu tujye kuba tureke urukundo rwanjye nawe ruzishyura inzu cyarukishyo bisaba ugomba kubana n'umuntu umukunda 50%. Ubona ko afite n'ubushobozi 50% nabuzababeshaho ntago gukunda umuntu byonyine bishobora gutuma umuntu afata kandi famiye y'umuntu liga famiye iramukunze ntago ari ukubera ko imwanzi irareba ribo Sawa ne story ya Keza ntibafite amafaranga menshi ku rugo rwamunaniye urukundo iyo ufite umuntu mukunda witanga mba ngubwire mami na wanyumvishe nawe icyo cyawe ntujutsinda ntago oye ntago ari ukubera ngenda tsimba iyo urugo rufite amafaranga menshi gusa ari amafaranga yonyine ntago rwakubaka niyo ari urukundo rwonyine nta mafaranga rurimo nabwo ntago rwaba urugo bisaba ngo byose muwe urukundo ni byose rurihangana
urukundo ni byose nshuti yanjye. Okay, reka uzaba uri mu nzu ya nyiri ibyo ndakoherereze message umwe. Nibyo nase abankunda ari urukundo. Ndavuga urukundo hagati y'abantu babiri. Ntabwo ndi kuvuga nyine runo rukundo rusanzwe. Ndi kuvuga rwa rwa sheri ishusho. Nubwo nyine ukundana na rob Nazari. Ariko sobo. Okay. Ndisazi Ahubwo ibyo tubireke kuburana. Ndagutsinda ariko sibyo? Nabyo nsinzemo ngewe. Nibyo ira famille. Mama wawe. Ira famille irakize, ira famille iriyubashye. Fata Gael iri amayibobo watoraguye mu muhanda. Ari umusize muri salle. na sister Salima. Abari hari. Ariko akantu ko kugira abantu gutekerezaho. Kandi ko kuza hano. Aya bari sawa. Byangora ariko buriya ningaruka muri vacances y'umwaka utaha. Buri mwaka ngira vacances da. Naza bitekerezaho azagaruka ndi hano. Aza ariko buriya naje ntabiteguye ngo ndaruhukira hano n'iki naza hano mubana ari nahareba neza birangora rero kuza ntari nabanza kureba hano ngiye ku nakavuyo n'iki kandi ntabwo byankundira. Se kutarapanga duhure nk'abantu b'abagabo tucara ahantu tunywa kafe. Ariko ndi guhuguka muri iyi minsi ndi guhuguka navuze ko nimuguka anyway mu matariki ari imbere birafata nk'icyumweru kimwe koko none ndacyafite iminsi hano ariko ntabwo ari ibya danje ariko ndi guplaninga kandi biba bikenewe anyway kandi nawe bibasezeranyije n'ubundi cyagihe ko tuzagenda nk'abashimira ndategereza kuzatubwira oya ntabwo bizahera bizati bishobora gutinda mu gake kubera bwo gahunda mfite ariko ntabwo bizahera cyose kindi tayari nzababwira kubera ko n'ubundi Vanessa nawe nari namaye gahunda ahubwo reka ndebe se sinareba Gael kuko mfite iminota mike hano nshaka kuganira na Gael y'ibirota 5 yonyine hama ngasubira mu kazi ndi kwirukanka kugira ngo ibintu byose mfite kuri schedule mbisoze nizo gahunda zanyu zo kubonana bite mbifatirana ibintu byose nashyize kuri schedule byose mbirangiriza icyarimo shamuri kandi Gael warugiye se wowe nshbyamba ndi guhigayiga ndeba ukuntu ngenda ubundi ukora iki amafaranga nta kazi gahamye mfite ariko hari ukuntu nshaka amafaranga gake nk'umugabo urumva ntabwo nibona umwanya tuzaganira neza kuko na hano mu Rwanda hari ibintu umuntu ashobora kuba yanakora ashaka umuntu wabikurikirana n'ibiki kandi byakugira n'akamaro dore kuri n'umuntu wafashe mushiki wanjye neza kabisa ubura bakwizeye turi famille kabisa yego umukira gusiga undi ntabyo ijambo buke rero byo ndaryanga oya ntabyo buke gukira kwa mbere ni ku mutima ikize ku mutima buriya ntako bisa gukira ku mutima ukumva ko ufite amahoro abarika reka rero ndebe Gael ubwo wowe bwo uragaruka nyiri hano se urakura sanga nagiye nimba ugiye gukira nshaka gusanga udahari ariko nta kibazo bipanga sawa brother sawa ndebe Gael ubwo mayibobo Shavana nawe arengere Ahubwo turi kubura nagutsinda ariko sibyo wansinze ukabyara abandi bameze nkanjye mva nkubwire Sebo araza hano kugira ate araje gufata irembo ese mandashaje ntabwo ushaje none se ko nsige mbona ngo narishyuhiye araza hano kandi arabaje kureba Gael aje kugira ate arabaje kureba Gael ibyo ari byo byose hari ibintu arabaje kubwira Gael simbizi ariko nicyo kiraba kimuzanye Saba agiye kumumenamo amafaranga kumumenamo amafaranga yamuha se waya gikundiro ntabwo si cyo kintu yakikubwiye nabyigeze ambwira yaramuha se waya amafaranga ngiye amaze iki ahantu uzi batabona kandi bakora mama hari ikintu Sebo twapanze ufata irembo se
urumva mu kanya araza kureba Gael kandi mfite icyizere hari ibintu arabaje kubwira Gael kandi mfite icyizere nka 90% ko Gael icyo kintu ari bucyemere. Bazimfasha twe turategurerega ubundi gutega imitego myinshi ni byiza byahatari kuko ntiyabura akantu na gato gatuma nyine umuntu awugwamo nk'uko nyine watega imbeba hariza igakubita igaca ariko hariza ikayitigwa muri rwa gakoco. Tangiye kwira by the way nari nagiye kubaza company imeze gute. Ese wowe kumbona nibagiye kubaza hanjye ngiye ubwo maso yabaye iki bisigaye rugurira ni struggle na stress kandi uzingo muri minsi ntabwo bigaragara. Aha nkarubaje kampani imeze bite bimeze neza noneho hari ikintu nshyashya nuza nzakwereka. Suzuko nsigaye mfite assistant harya narabikubwiye sibyo ubundi ugize gufasha gusinya contract ajya ngubwira ngo uze ku kazi. Aha muhanga byatari nyine hari diri turi kudiringa kabisa uzareba. Oh monsieur le comment monsieur en tout cas vraiment rashize igihe kinini cyane kinini cyane pe guheruka tugirana bya bibazo muri ya minsi ishize tujya tugongana ariko biriya byose ikintu kibiterana ubukene. Ego risobanukiwe oya tukubona umuntu uhamye wabonye akazi keza ahantu heza hasobanutse na discipline irimo iraza komeza witware neza. Oya discipline narabona isanzwe nyifite buri muntu wese byaramugaragarira cyakora gusa nyene ni kwa kundi muntu ubona atafite icyakora nyene usanga ari ibintu mu buryo bumwe cyangwa ubundi biba bitameze neza. Hanyuma mu kazi nako nabonye the assistant manager nyene wa wira company yacu. Amakuru ndayazi ko sikakora muri agiye bakubita ari amadosiye yanje ari amanota baravuga ati wow très intelligent monsieur, tu es très intelligent. Urumva kampani ikusize mu maboko ugomba kuyitaho hagize ikintu na kimwe kibura bizi no gusezerera. Ndabizi so rero ugomba kunyine kuyitaho urumva none muri minsi amashami yose arankeneye rero haraka ko no kwizeye harabakurikirana. hariya none ufite assistance uri serious ku buryo nyine nta kibazo niyo ngiye kwitera arasigara nakumwohereza kwitera mumva meze neza na munsi bimeze neza kabisa. Ako nikabizere cyane baratengwa umuntu ashobora kudisappointa ku buryo byagutungura raporo kuri email yaba ari kuri teke yakoreye mu birangira none mbere kugwa raporo njye mbanza kuzireba subana ziba zimeze neza siburamba nabanje kuzireba none nago namwizera cyane aje navubana wabona mu minsi ya mbere ari ko ari gukora neza. Okay, that's great rero. Nanjye ndagiye kureba giye gukurikirana ibindi bibazo. Baratangara avuga ati uyu muntu abaho grafu we bo birabatungura ariko namwe bwanyu nubwo twari tubanye mu bihe bitari byiza ariko ubu natuka byarashize. Tumusiga ubwana igifaransa. Oya nabo kiragiye nasanzwe nkizi gusa hari gihe kimwe na kimwe usanga bitari byiza kubwikoresha bitewe n'abantu nyene buturanye nabo. Anyway, you look so smart. Birimo biraza. Merci. Agashara kawe nyine uzaka. Uzajya umenya ukuntu bigenza witeganyirize, tangiye bitabire gahunda za leta neza zose ku murongo. Izo ni izacu twese. Akazi biragenda neza, business is okay. Biragenda neza, gataho hari n'ikintu cyanzinduye. Cyanzinduye ndavuga ni ilifo yuko ngomba kukwegera tukaba proche ukuntu kugira ngo dushobore kuba hari ibintu runaka nagusobanurira mu buryo bumwe cyangwa ubundi wadufashamo muri company yacu kuko ndashaka yuko naguha some task ukaba marketing manager marketing our company then ibindi navyo byo mushahara
il n'y a pas de problème. Usigaye utanga akazi nawe akakanya se? Bo oya basabye umuntu w'inyangamugayo, umuntu w'inyangamugayo, umuntu ari afite kuba yakonvenka abaturage bakahaza bakaba bakwiyumvamo. Sinavuye ko company zose zinyeneye, baranyeneye cyane kandi mva nyine urabona simeze neza. Kandi uravuga ngo ijisho rya twekora akazi twirirwa tugakora ngo utavunika uri mabujarika ugomba gutuza ukaduhereza. Kubera rumaze igihe udahari nyine ntabwo waryama, ariko nta nubwo nyine wavuga ngo uri kuvunika igihe uzatubikore tuguhereza raporo y'ukuntu wabaye. Ngomba kuvunika ko nanjye famille ntabwo zinyoroheye, ngomba kuzereka ko nyine kubereka ko ukomeye koko wambwiye birakaze kabisa zakumva twumva baragutwaye. Abo ntuzabyemere hano umaze kwandika izina bihagije bakibonamo aba company. Rero ndavuga ni uriya mugabo nubwo twabanye mu bihe bimwe na bimwe tujya tugongana, ilfo yuko namwegera nkamusobanurira company yacu uko ikora, nkamusobanurira some advantages yagenda nawe ubwe abonamo. Ndavuga ni wowe nyangamugayo nizeye muri uno mudugudu. Ale company yanjye ndayizi nuko nikora ndayizi, ndakeka namenye imbere yawe. Ufashe mwakira rwose ndahari nk'umuyobozi muri uno mudugudu, nabafasha kumenyekanisha ibikorwa byanyu. Yego nta kibazo muzagira impungenge rwose. Bo merci. Hanyuma ibindi nabyo tuzaba tumaho muze mu kazi wacu nyine aho dukorera, tubereke amadokima, tubereke some strategies mushobora kuba mwakoresha yego kugira ngo namwe mbese mushe kugainingaho many informations about that. Ahubwo uzibyo kuza kuri office ndibuka bose bameze gute? Solange ameze neza, ni sawa, gusa ndabona musigaye hari tumwe na tumwe, ahubwo na icyo kintu nacyo nari kuza tukakiganiraho. Kiganiro? Yego. Utse tuganira kuri boss wawe. Bo uriya now she's my boss, ariko other side she's my sister somehow, kuko umuntu muhorana buri gihe. Ejo bundi namunyuzeho mbona ari guslidinga amafoto yawe, biranungura numva ngo yamukana, ariko ubanza muri mu bihe byiza nawe. Ntabwo nagenda bakanitayo n'abantu tuvugane, ubwo nawe turaza kuvugana. Kangende nanjye ubwo niriwe nirukanka urumva, kangende turaza kuza kuvugana rero bavugisha. Kanshake taxi batiri njyanye ko ngiye usinanatwara. Sawa. Hello. Ego banguka nakererewe. Bize gute? Mu bihe byiza kuko ndibuka after that twagiye muri lunch, dufite lunch hour somewhere. Ndamubona mbona nanone ifoto yawe guma mbona nyine yabaye ukuntu. Ndamaze so why kubera kugumo ureba iriya foto cyane muri phone, arayifite no muri screen, your photo is there. Bo arambwira ati rero uyu muntu hari some relationship. Ndavuga ati wow, he's a gentleman. Arambwira ati yego ndabizi, rero ahubwo nshaka kumenya ikintu wamuhaye. Nujye uhinduka ko ntabwo uri kumbeshya. Awe niba warakunze by'ukuri, fata umwanya utera intambwe usange usindagize oya bwawe, uri ntago ufite n'ubuzima. Amakosa yanjye yose ndakumbera. Toutes les bonnes choses ont la fin, Vanessa. La tolérance n'est pas pensée, la variété est le seul de la vie. Tout est permis pour l'amour, vouloir c'est pouvoir. Vanessa,
Vanessa, Vanessa, mwanya wampaye ndawicuza. Urumva umeze neza? Urumva umeze neza? Yego. Gael biteze? Sawa. Koroherwa. Meze neza mwana, amakuru se? Amakuru ni meza. Sonda abaganga nta makuru mashya y'indwara yawe. Abaganga nyine ndategereje mba ndi kunywa imiti. Ariko mfite icyizere ko bizakunda. Icyizere kirahari. Icyizere nimba gihari ni sawa. Icyizere nimba gihari. Yega mbashaka kumenya amakuru yawe Gael. Byiza. Nubwo nagiye mubwira nabi. Abanyarwanda nibo bavuga ngo nazibana zidakomanya amahembe. Aho buriya ndanagukunda buriya nta n'ikindi kibazo njye nawe dufitanye usibye ibibazo by'ubuzima nanjye wanyumva uri mu mwanya wanjye. Njye ndagukunda njye nta kibazo dufitanye. Naje mu Rwanda ntakuzi nuko nasanze we na mushiki wanjye bimeze kuriya nanjye bikanira za reaction ariko njye nta kibazo mfitanye nawe. Ndagira ngo tuganire noneho wabohotse wumva ko nshatse navuga ngo reka nkwi excuse ngo usabe n'imbabazi z'ibyabaye byose. Nta kibazo rwose. Hari ikibazo se? Nta kibazo. Ngo tuganire umfata nka grand frère wawe hano. Sibyo? Kumve kuri kugana na grand frère. Ituntu twagiye tuba hano tuntu. Twamaranga mutima ama reaction yagiye azamuka ariko nagira ngo tuze. Sibyo? Ndakumva rwose nta kibazo. Ha ubundi Gael ugira ababyeyi? Oya ntabwo mbagira. Hakugira abandi bantu mu muryango barari? Oya. Wangura inyakama? Wabimenye rwose. Wowe uritse se? Se Gael. Gukorera ikintu gishobora kuguhindurira nk'ubuzima wabyakira ute? Naguhindurira ubuzima. Yewe uhindura ubuzima bwanjye? Yewe? Wowe. Waba umfashije ni ukuri. Mbwira sinzi yenda ibyo ari byo mbwira nta kibazo. Ariko ndagira ngo nyumve neza ikintu tugiye kuganira n'ibizaba hagati yanjye nawe. Ndagira ngo bizagume hagati yacu njye nawe nyine nk'abantu b'abagabo. Ko nakubwiye ngo isanzure tuganire umve kuri kuganira na grand frère wawe. Sibyo? Yewe n'ibindi bizaza nyuma y'ibyo ngiye kukubwira. Nzakomeza nkube hafi. Sibyo? Ariko akaba close yuko ari njye nawe. Gahinda cyangwa unyumve neza. Nshaka kuguha amafaranga miliyoni 50. Yongeyemo miliyoni 50? Wait, tuza. Nshaka kuguha amafaranga miliyoni 50. Uvuze? Nshaka kuguha amafaranga miliyoni 50 ariko ndagira ngo unyumve neza. Sibyo? Nshaka kuguha miliyoni 50 ngaguhitiramo igihugu ujya kubamo ngagushakira visa mwibanga rikomeye riri hagati yanjye nawe. Njyewe ukanshakira visa? Nyumva neza. Tuza petit frère tuza nshaka kwinjira live uri kunyumva neza. Nshaka kuguha miliyoni 50 kujyana mu gihugu naguhitiyemo ngagushakira visa gasigavanira mushiki wanjye utamubwiye. Uri kunyumva? Ugafunguye umunwa wawe ugakora deal ukagenda utabimubwiye. None nta yindi comment nshaka kumbwira ngo ibyo mubwira byumvishe. Ndaguhitiramo igihugu ndaguha visa urasiga mushiki wanjye utabimubwiye. Nshaka kumenya ngo ibintu biroroshye. Urafata amafaranga cyangwa nagufata amafaranga?
Vanessa, Vanessa, Free production. nawe niba wumva warankundaga by'ukuri yo fata umwanya utera intambwe usange usindagize hoya dale mukuri ntago ufite nta ubuzima amakosa yanjye yose ndayemera yeah, yeah. Toutes les bonnes choses on l'a fait Vanessa.